Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishimwe ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wa sallama, we nabiwe n'abasangira ngendo we n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira kuzageza ku munsi wa nyuma, dusaba Imana yuko natwe yaduha kuba muri babandi bazagira iherezo ryiza. Allahumma amin. Bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bakunzi b'Uwiteka, nshuti za Musilamu TV, uyu ni wa mwanya twahariye kujya dusobanukirwa incamake y'amateka y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Bavandimwe, biratangaje yuko usanga umuntu afana umupira, umuntu agakunda umupira, akagenda akamenya abakinnyi runaka, paka umuntu akamenya abakinnyi, paka umuntu akamenya na metero zigize umuntu, uburebure bwe, aho yavukiye, aho yakomotse, n'imyaka amaze mu mupira. Ariko ugasanga idini wakurikiye, intumwa y'Imana wakurikiye, ntabwo urasobanukirwa intumwa y'Imana, by'umwihariko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bityo rero uyu ni wo mwanya twagiranye ko tuzajya turebera hamwe ku ncamake y'amateka y'intumwa y'Imana Muhammadin, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa Muhammadin, Imana imuha amahoro n'imigisha, yatumwe n'Imana imuha ubutumwa bugenewe abantu bose, mu gihe izindi ntumwa zoherezwaga mu miryango zakomokagamo gusa. Aha tunagaragaza ko intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, yo yari ifite umwihariko wo kuba ubutumwa bwayo bwari bugenewe abantu b'isi yose, mu gihe izindi ntumwa uko tuza kuza kubibona zo ubutumwa bwazo zatumwaga mu miryango zakomokagamo. Intumwa Muhammad yaje yigisha idini ya Isilamu, ari nayo dini y'intumwa n'abahanuzi bose. Muhammad niwe ntumwa ya nyuma yasoreje izindi, bityo uzaza nyuma yiyita intumwa cyangwa umuhanuzi azaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ivuka ry'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa Muhammad yavukiye mu mujyi mutagatifu wa Maka, hari ku wa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mezi ya Kisilamu bita Rabiul Awwal, hari mu mwaka wa 571 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uwo mwaka wiswe umwaka w'inzovu, kuko aribwo umwami witwaga Aburaha yagabye igitero cy'inzovu aje gusenya Kaaba, ariko ntabwo yigeze abigeraho. Nanone ntabwo twabona amateka y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ngo twibagirwe kureba igisokuruza cye ndetse n'aho yakomotse. Isekuru cy'intumwa y'Imana Muhammadin, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa Muhammad yavutse ku babyeyi bombi b'abanyacyubahiro. Se yitwaga Abdullah mwene Abdul Muttalib, nyina yitwaga Amina umukobwa wa Wahabi. Abo babyeyi bombi bakomokaga mu bwoko bwubahitse mu moko y'Abarabu, aribwo bw'Abakuraishi. Konswa no kurerwa kwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yonyejwe na nyina Amina, nyuma hakurikiraho Thuwaibatu, hakurikiraho Halimatu Saadiya. Amaze kugira imyaka 4 y'amavuko, bamusubije kwa nyina Amina. Intumwa Muhammad yapfushije se itari yavuka, nyina akimutwite. Hashize amezi 6 se apfuye abona kuvuka. Bigaragare ko nk'uko amateka abitubwira, bigaragara ko se w'intumwa y'Imana yapfuye nyina amutwita amezi 3, kubera ko hashize amezi 6 se yarapfuye, nyina abona kumubyara. Intumwa y'Imana Muhammad imaze imyaka 6 yajyanye na nyina gusura ba nyirarume babaga i Madina. Bari mu nzira bagaruka, nyina ararwara ndetse aza gupfa, maze Muhammad yasigara arerwa na sekuru Abdul Muttalib.
twabibonye nyina y'intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha bari mu nzira bari kuva i Madina, ageze mu nzira ararwara hanyuma aza gupfa. Hanyuma Muhammad asigara arerwa na sekuru Abdul Muttalib, nawe waje gupfa intumwa ifite imyaka 8. Bivuze ngo Muhammad yamaranye na sekuru imyaka 2 nawe yitaba Imana. Sekuru amaze gupfa intumwa y'Imana isigara irerwa na se wabo witwaga Abu Talib. Uyu Abu Talib yakundaga Muhammad cyane ndetse yanamurinze inabi y'abanzi. Irongora ry'intumwa Muhammad Imana Muhammad n'imigisha. Intumwa Muhammad Imana Muhammad n'imigisha yarongoye bwa mbere umugore witwaga Khadija. Icyo gihe Muhammad yari afite imyaka 25, naho Khadija yari afite imyaka 40. Babyaranye abana 6 aribo Qasimu, Abdullahi, Zainabu, Fatima, Ruqiya, Kulthum. Naho umwana witwaga Ibrahim we yamubyaranye n'umugore wundi witwaga Mariya w'umunyagiputakazi. Umubare w'abana bose b'intumwa Muhammad bari abana 7. Bavandimwe bakunzi ba Muslim TV, munyemerere tugarukira ahangaha. Ubushobozi bw'Imana tuzagaruka tureba imwe mu mico yaranze intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha. Kongera kwibutsa ko inyigisho nk'izi ngizi mukaba muzigezwaho n'umuvandimwe wanyu Ustaz Haruna, zikaba ari inyigisho tubategurira tuzikuye mu gitabo cyitwa Durusul Muslim Jadid al-Mustawa al-Ula. Ni amasomo agenewe mu Islam mushya cyiciro cya mbere. Igitabo cyateguwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi